Turabasuje cyane abakunzi ba Nabof TV, tubaha ikaze mu kiganiro impano yanjye nayigize umwuga. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kuba tuganira n'umusore, umusore w'umuririmbyi, yaba twibwira tuganirire byinshi, tubwire ku muziki we, tubwire ku buzima bwe busanzwe mu kanya. Tuguha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane, nitwa Mr. Roger, nkaba ndi umuhanzi nyarwanda ariko nkaba nkizamuka ntabwo ndagira intera ndende nari nageraho. Nkaba ndirimba injyana zose, slow, zouk, pop. Murakoze. Mr. Roger, uretse kuba ari umuhanzi uririmba indirimbo zose, ubundi Mr. Roger ni muntu ki? Njyewe navukiye mu karere ka Nyamasheke, intara y'Iburengerazuba. Natangiye ibikorwa by'umuziki niga mu wa gatatu secondaire. None natangiye kuririmba, ariko icyo gihe nabikoraga nkina piano muri groupe twari dufite mu ishuri. Aho twakoranaga niyo baje kumforma, gutangira kunyinjiza mu mwuga w'uburirimbyi. Biza kujya tugenda dukora ibitaramo hirya no hino muri vacances ku kigo twigagamo, tukajya mu marushanwa hirya no hino, yaba ku rwego rw'igihugu, yaba ku rwego rw'uturere, ku ngingo zigiye zitandukanye. Ndangije amashuri niho abagenzi banjye twakoranaga twarabikomeje muri vacances, ariko bamwe baza kujya hanze kwiga hanze, biba ngombwa ko nsigara ndi njyenyine, numva ntabihagarika, nkomeza ngenda buhoro buhoro, nza no kugeraho nigisha umuziki ku bijyanye na piano na gitari. Ariko nanjye ngenda nihugura byinshi ku bijyanye n'umuziki. Wamenye ko ufite impano yo kuririmba ryari? Urebye nabimenye ngeze mu wa gatandatu secondaire. Yego no mu wa gatanu narabikoraga, ariko mba nyine bitari byagira wenda urwego bigeraho. Mu wa gatandatu secondaire no natangiye kujya kuri stage y'ibitaramo byo ku ishuri, ibitaramo byo muri vacances, ama competition. Niho abantu batangiye kumbwira ati birimo kabisa. None kugeza ubu umuziki wawe ukora nk'umwuga? Kugeza ubu ngubu kubera mifatanyije n'akazi nkora, ntabwo navuga ngo ni umwuga byanyabyo, ariko uko ngenda nkora, uko ngenda ntanga ibihangano byanjye bijya hanze, niko abantu bagenda bambwira ati courage, bigatuma nanjye numva noneho byaba byo nkabigira 100% nkawugira uwo mwuga. Kuri ubu ngubu indirimbo zingahe ziri hanze? Kuri ubu mfite indirimbo zishobora kuba ari 5, ariko izisohotse muri iyi myaka 2018-2019 ni 3. Harimo imwe ifite video nayo iri hanze, hakaba n'izindi 2 ziri audio nazo ziri hanze. Ni imwe muri izo 2 ya audio, akaba nayo ndi kwitegura gukora amashusho. You're my baby girl, my sweet love, my lover. You're my baby girl, my sweet love, my lover. Murakoze.
none se Roger, indirimbo zawe ukora izo wamaze gusohora wazikoreye muri studio nimba ari imwe cyane imba ari nyinshi zitandukanye tubwire? Indirimbo zanjye ntabwo nkunda kujarajara ngo njye mu ma studio menshi cyane. Nazikoreye muri studio imwe yitwa Fine Production, iherereye mu Kiyovu munsi ya Sainte Famille. Niwe umuproducer ugukorera? Umuproducer unkorera yitwa Brighton P. Ugize kutubwira ko ucuranga, watubwiye ko unabyigisha harya? Kugeza ubu ntabwo nkibyigisha, narabyigishije muri 2017. Hari ishuri i Nyamirambo, narabyigishemo nk'igihe kigera mu mezi nk'umunani, biza kugeraho ndabihagarika. Yego nanjye ku giti cyanjye narabyize, ibindi nkagenda nkora ubushakashatsi uburyo abandi bagenda bacuranga, naho ngaho nanjye byinshi nagiye mbikura. Nubwo umuziki ntabwo nawize byimbitse ngo mbe navuga mfite ama high degrees muri wo, ariko notion mfite irahagije ku muziki wanjye. Ibicurangisho ubu ngubu uzi gucuranga neza ni ibi? Ubu nzi gucuranga piano, nzi gucuranga gitari acoustic, nkamenya no gucuranga gitari ya bass, ndetse hakaba n'udukoresho twa Kinyarwanda ni tumwe na tumwe, ni marimba ntabwo zikunze kuboneka, n'inanga naho ndagerageza ariko ntabwo ari cyane. Yego. None se watubwiye ko ukora injyana zose, ushobora kuririmba R&B, ushobora kurapa, ushobora kuririmba gakondo byose? Nshobora kuririmba R&B, nshobora kurapa. Yego ni ndetse ni Nyarwanda nazo ndazishobora gakondo. Yego. Ubu se iyo injyana nyine wisangamo cyane kurusha izindi ni? Urebye nisanga cyane muri R&B na afrobeat. Urebye ni izo ngizo ubona nisangamo cyane, ariko n'amasiro make bajyanye nk'igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, ni indirimbo ubona ziba zoroheje. Ntabwo navuga ko ari slow totally, ariko nazo ndazikora. None se inspiration yawe y'umuziki ukora ivaye? Burya umuntu ushobora kubona nk'iyi nzu cyangwa se nk'ubu twicaranye, ngahita mbona inspiration nkakubonamo ngahita nkora akantu kameze neza ka afro R&B somehow. None se wumva uzakora umuziki paka ryari? Nyine nizenzu ufite muri muziki yawe? Icyo ni ikibazo cyiza. Ubundi cyambere kugira ngo bashe gutera imbere no kuba ukunda ikintu ukora, ushaka kugikunda. First of all when uvuga ati reka manze nihaze ngewe numve mbanze nishimishe ku ruhare rwanjye, noneho wabisora byagera hanze abantu bagahita bakugira, ugahita umustar, bagahita babona ko ufite impano, bigatuma bya bintu wumvaga ari ibyaye ku giti cyawe bibaye ibya rubanda, kubyumva ukabaye umustar, gutyo bigatuma n'izindi nzozi wenda wari ufite, bati nshaka kuba docteur mu bintu runaka, mu buganga, mu PhD whatever, muri ibi byose bikaba bivuyeho baye umuhanzi cyamamare. Kubyumva indirimbo maze gusohora barazishimira benshi, bakanambwira ati ibyo urimo bireke, kora umuziki. Biramotiva cyane, bigatuma nkora indirimbo nyinshi. Producer wanjye niwe bizi, hari igihe njyabaza se uyu munsi dusohora iyi ndirimbo, nakaburi yahitamo. Kubyumva ko muri studio haba harimo full package y'indirimbo, tugacagura igize amahirwe n'isohoka. Roger, ubundi mu busanzwe ukora iki? Mbonye mu buzima busanzwe nkora ibintu bya hospitality, sinzi niba hari icyo mubiziho. Ni ibintu byo kwakira abakiriya, ariko cyane mu hoteli.
yego. no guteka urateka? Oya ntabwo nteka ariko personally nge nditekera. Iyo nabonye akanya ko kuruhuka habizane nanjye nitegurira icyakura. Kivuga byo kwitegurira ubundi utuye? Nge ntuye Nyamirambo. Uribana se cyangwa urubatse? Nge ndibana na mugenzi wanjye ya Nyamirambo. Nese bya hospitality warabyize uranabikora cyangwa no kubikora ubifiteho nyine information nyeya ukanabikora cyane ibyo wize nyine ubifitiye impamya bumenyi yabyo? Ibya hospitality ntabwo mfite impamya bumenyi yabyo ariko kubera igihe mbimazemo nabitangiye style nkuko nanjye natangiye umuziki. Ni nka nabitangiye ari ibintu biri casual job ibintu gutyo. Uko ngenda nkora uko abayobozi banyoboraga n'abakinyobora bagenda babona improvement ngenda mishyiramo, barambwira ati that's a good, okay, now continue in the same career. Ubu ngubu nibyo ndi gukomezamo, nibyo ndi kwiga nubwo nkiri kubikora. Urumva mfatanya ibintu byinshi, akazi, kwiga, music. None se ubundi ubifatanya gute n'umuziki byo byose, amasaha studio, amasaha ku kazi, ibintu nk'ibyo? Burya ibintu byose bipfira mu mitekerereze y'umuntu cyangwa se mu mipangire ye. Iyo ufite uburyo planning, ufite gahunda zawe ugenderaho, uvuga ati kwa mbere ndakora iki, kwa kabiri ndakora iki, kwa gatatu ndakora iki, gahunda zose zicamo. Amashuri cyangwa se amasomo birumvikana aba ari karandiriye ishobora kumara amezi 3 wenda wiga nimugoroba cyangwa se wiga mu gitondo. Icyo gihe iyo wiga mu gitondo umenya amasaha y'akazi igihe uri bugere ku kazi. Iyo wenda amasomo yahagaze wenda muri weekend nshobora gufata umwanya nkavuga ati reka nduhuke. Kuruhuka no kugira ute, nshobora kujya muri studio cyangwa se ndi mu rugo ngacuranga gitari cyangwa naje muri studio ntafite gahunda yo gukora indirimbo ngafata piano nkaba just ndi kuri relaxing, ariko hari igihe relaxing akavamo ikintu gihambaye. Urumva n'imipangire ya buri muntu ku giti cye ku buryo ubona gahunda zayo zose zigenze neza. Uretse umuziki na hospitality ukora no gucuranga, ni ikihe kintu kindi ukunda? Ubundi nkunda icyamere, nkunda akazi kanjye, nkunda umuziki. Ikindi kintu nkunda football, ntabwo nzi kuyikina ariko nkunda kuyireba. Kuyireba nshaka kuvuga ntabwo nitabira wenda ngo njye ku mastade kureba ikipe ni yahuye ni, ariko nkunda kureba wenda kuri televiziyo uri live. Ugura na fan? Urabyumva iyo ureba nyine umupira ugira n'ikipe ufana. Yego hari ikipe nyine bigora ku mutima uvuga ati nitsindwa nyine urumva araba ari ibibazo, nitsinda ari ibyishimo, ndafana. Fani hehe? Izo fana zose zimbwira. Baragira ngo tuze gushwana na producer uko afana ikipe nanjye ngafana indi, ubwo iyo zahuye nkamutsinda. Oya producer nta kibazo, ibyo byose arazizi izo fana. Oya naho ari bari kunyumva cyangwa ari marandeba nta wamenya. Fana Rayon Sport, ubwo iyo yahuye na ya kipe iyo afana nkamutsinda bari ibibazo nyine bahita yisubika. Ubwo gahunda tuba dufitanye irasubikwa nyine, usanga ari kumbwira ngo hari abandi bantu afitiye, urabyumva. Kubera yuko tugeze muri studio byaba nyine bitagenda neza, ariko nanjye ubwiyo yansinze nyine ndatuye ngaceceka simuvugisha, amaze kubimenya. Hanze y'u Rwanda ngafana Manchester United. Murafana byatara na producer niba mushaka gupfa amakipe, ubwo muba mu fan club? Oya ntabwo tuba mu fan club, hari kwa kundi ikipe uyimva ku mutima aho yagiye hose cyangwa se aho yagiye gukina hose kabisa, wamenya waba utari kuri ekara ukaba uri kuri internet
ureba igitego kigiyemo cyangwa ntabwo kigiyemo, ese bihagaze bite? nuko nyine ubusanga umuntu abafana ushobora no kuyifitiye iyo kipe nyine bikuri ku mutima, wabona ugomba kumenya amakuru hirya hino. Hari n'igihe uba usanga bari kumaza ati ariko umukinnyi uyu nguyu yaje, kandi iki gihe yaje merikato yararangiye. Tudusubire mu muziki gatoya. Umuziki nyarwanda muri rusange ni umuziki bigaragara ko umaze gutera imbere dukurikije n'ibihe byabanje. Mu muziki nyarwanda nta kintu ubona kiburamo? Umuziki nyarwanda hari biracyabura byinshi ko yego aho wavuye naho uri kujya hari itandukaniro ririmo, ariko urabona haracyafite ibintu byinshi nyine byo gukora kugira ngo nibura ugire aho hatana. Kuko niba mbere twaracurangaga awirorongomba, Koffi Olomide, indirimbo z'inkongomani, rumba, ubu ngubu wajya cyangwa se waba uri kumva radio ukumva mu ndirimbo wenda nk'ijana zanyuzeho mu masaha 28 cyangwa 12 hanyuzemo wenda nka rumba yo hanze imwe, izindi wenda 80% ni Nyarwanda. Urumva yuko hari urwego nyine umuziki w'u Rwanda uri kugenda ufata. Ikintu gisabwa rero ntabwo ndi expert muri wo cyane ngo byose mbizi, ariko hari ibyo umuntu ababona. Icyambere ari ubufatanye bw'abahanzi, ikindi ari ubufatanye bw'aba producer, ikindi ari ubufatanye bw'aba promoters, presenters ku ma radio. Urumva izo nkingi uko ari eshatu zigize uburyo zihuza imbaraga cyangwa se zifatanya mu bikorwa. Nk'urugero nshobora kuvuga ati ese urwego roje ngezeho, nshobora kuba nakenera wenda gukora featuring n'umuhanzi runaka, kubera yuko wenda indirimbo yanjye cyangwa se indirimbo zanjye atari yazumva, cyangwa se yaba yaranazibonye mu buryo bwa share, murazimusharinze, kavuga ati uyu ngo yaranshaka wiki, kumwe nyine ushobora gusharinga umuntu akaririmbo kugira ngo ufate comment yiwe, ugasanga wenda agize uburyo akudinayinga, agize uburyo atakumva, cyangwa se niyo yakumva usanga ari kubanza kukuzana amananiza. Urumva ngo nyine niba wenda ufite studio ukoreramo ukamubwira ati ndashaka wenda umfashe kwivasi unshyiremo akavasi kawe, ugasanga ati urabanza unyishyurire essence, urabanza ungenze gutya, ibintu nk'ibyo. Urumva haba hakirimo kugorana, kandi nicyo kintu kibura. gufashanya. Niyo umuntu agusabye korabo, ureba feasibility, niba bishoboka niba bidashoboka, aho kugira ngo ujye kugora umuntu amwe ati sorry wenda ndi busy cyangwa se ntabwo ndi kuboneka, ntabwo byashoboka, ibintu nk'ibyo. Ariko utahise ushaka kubanza kumunyuza do Z to X to whatever kugira ngo azajye kuza kuko ngo mubashe gukorana. Same no kujya ku ma radio, I don't know. Ikibazo gikunze kubaho nuko abantu baba bashaka ko ese indirimbo zose zigomba kujya kuri radio, nibyo birumvikana kugira ngo zikinwe. Ukibaza se buri muhanzi wese agiye azana CD, kwitwaza CD, for instance niba dufite amaradio 20, ubwo ni CD 20 zigomba gukwirakwira ku maradio hose. Hari n'abahanzi baba badafite uburyo bwo kwidemplasa ngo bagere kwa maradio. Ashobora no kuba yavuga ati uburyo bunyoroheye, ashobora kubona email yawo nkayibohereza bati this my song, this whatever. Ariko mu buryo bwo kugira ngo ufashe umuntu, ni umushaka wenda uwo presenter yabashaka kuba mwabonana mukaganira, ashobora kwifasha email bati muhanzi twabonye ibi nibi, turagukeneye kugira ngo tugire information tukubonaho. Urabyumva. Ariko ugasanga ni ibintu bisaba ngo banze ugenda ufate CD, nyine CD ni CD nyine ushobora no kugenda mu modoka ukagira ikibazo ugahora n'impanuka za CD wari utwaye
zikaba broken, zikaba gutyo, zikagira ikibazo. Urumva yajya kugera kuri radio akavuga ibi ni ibiki batuzaniye, ariko burya isama ishobora kunyura kuri YouTube cyangwa se ikanyura kuri Gmail, kuri whatever email ya radio cyangwa se y'umupresenter, ikagera iri safe imeze neza, wenda wazashaka CD. babyumve bo bireba. None se wari watangira kwitabira ibitaramo? Bo ibitaramo byo mu Rwanda ntabwo nari natangira kubyitabira, gusa ku kazi nkora niho dukunze gutaramira cyane, niho hari igihe hategurwa ibitaramo ibinyuranye by'abakozi, urumva akabaro tugira ama performance cyangwa se baba bateguye amarushanwa, numva tukarushanyirizwa aho ngaho. Rimwe na rimwe hari igihe batumira n'abastar nabo bakaza bakatubona, ariko nta bitaramo bihambaye umuntu yari yageramo byinshi. Roje, muri no minsi turi kubona inkuru nyinshi ziri kuvuga ngo ntago abantu wenda bakomeye mu itangazamakuru cyangwa se abantu bafite aho bahura na promotion y'umuziki bateza imbere abahanzi nyarwanda, nyine nta bintu byo gushyigikira umuziki nyarwanda cyane ngo birimo, nizo nkuru ziri gutrendinga cyane hano hanze. Wowe ubibona ute cyangwa urabizi? Nyine ni iki kintu wabivugaho? None tukomereza aho duhereze, ni utange n'inama ukuntu byakemuka, ukuntu byagenda, unahereza inama abahanzi bagenzi bawe. Okay, murakoze cyane. Bigenda bigaragara cyangwa se bigenda binatambuka hirya no hino, ugasanga ngo nk'urugero hari ibyabaye ejo bundi mu gitaramo cyo kwita izina, ntabwo mbigarukaho. Usanga ni ikibazo gihari, ubona abantu badashyigikirana, kuko nshobora gutumira igitaramo, gutegura igitaramo, unegure gutya na gutya, ugasanga hari ibibazo bivutse, wenda nshobora no kuba nakemura, ariko ugasanga hari izindi ngufu umuntu aba akeneye hirya no hino, wenda abantu bamamaza, abantu se bantera inkunga mu bintu muri icyo gitaramo kugira ngo nanjye mashe gutera imbere. Ni ikibazo gihari, sinzi niba ari uko hari urwego tutari twageraho rw'umuziki nyarwanda ku buryo ari abaterankunga, ari aba promoters, ari aba presenters, ari abagenerwa bikorwa nabo bisanga mu muziki, ku buryo abantu biyumva mu muziki nyarwanda bakawukunda, bakumva ko ibintu ari ibyabo. Si ngombwa ko umuntu yateguye igitaramo ngo ajye gutumira umuntu hanze ngo aze. N'abo banyarwanda nabo barakenewe. Erega gushyigikira umunyarwanda ntabwo ari ukuvuga, ntabwo ari kujya kuzana umuntu hanze ngo ubundi rero ngo habeho abanyarwanda bamu backing up. No, gushyigikira ni uko ibikorwa byacu nyine tubiha agaciro, nk'uko hari made in Rwanda. Tugomba even if nanjye ndirimbo ndi umunyarwanda, iyo nkora umuziki ikintu kibanguka cyane nkompoza mu Cyongereza, yego n'ikinyarwanda kiraza sometime, icyongereza, igiswahili, icyespanol bikunda kunzamo, nkumva nashyamo tutuvasi, ariko ntawe bivuze yuko ntari umunyarwanda. Ntase sinkora umuziki nyarwanda, ngomba kuba mu Rwanda, nkokora ibintu byo mu Rwanda. Urumva igisabwa rero burya ibintu byaturutse hejuru bigenda bikwira. Baravuga ngo umwera waturutse ibukuru ngo kwira hose, nk'uko uwo mugani ubivuga. Byafasha ko umuziki nyarwanda wakundwa, abantu bakajya bitabira ibitaramo, abantu bakaza bagashyigikira umuhanzi. Inama ni ugufashanya, ni ugushyigikirana mu mpande zose, yaba ababishinzwe, hariho ibigo bishinzwe ibintu by'imico, nibamara kubyumvikanisha hirya ku maradiyo, ku mateleviziyo, ku buryo babigira ibyabo, urumva babigira iby'abanyarwanda. Natwe abanyarwanda twimvamo ko turi umwe, twumva ko tugomba gufashanya, tugomba gushyigikirana. Nta kabuza n'abanyarwanda bazabona yuko dufite ikintu kiri kubakwa, dufite ikintu kiri aho ngaho gishaka gutera imbere, nabo bazajya bagenda badushyigikira. Kandi abanyarwanda kudushyigikira ni uko tubaye ibintu
bisobanutse ibintu bibubaka ntabwo wabaha ibintu bidasobanutse waririmba ibintu utazi iyo biva niyo bijya ngo ubundi umuntu azaze kugutera inkunga. Murakoze. Roger urakoze cyane. Murakoze ni kudutumira mu kiganiro. Turizera ko ubutaha muzatwakira n'ubundi. Tuzabakira dusoza bwira abantu ukuntu bashobora kubona indirimbo zawe. Ahantu hose kuri social networks, YouTube, Instagram, Twitter, aho hose nitwa Mr. Roger. Aho ngaho hose wanshakaho uhita umbona n'ibihangano byanjye niho biri. Byinshi biri kuri YouTube, yego bine ngenda mbisharinga ku ma social network yanjye iyo maze kubigeza kuri YouTube. Murakoze. Twaganiraga na Mr. Roger, ni umuhanzi nyarwanda, tuganirije byinshi ku muziki we, agira n'ibindi byinshi avuga kubijyanye n'umuziki muri rusange. Ikiganiro cyari impano yanjye nagize umwuga, ngende Odi iradukunda TV ni na bof. Mwibagirwe gukora subscribe, share, comment n'ibindi byinshi. Turi kumwe n'ubutaha. Imana ibarinde.